mu gihe nari mfite amaso mazima narebaga hejuru mu kirere nakabona na hejuru mu kirere ni heza, ariko kuva narahumye amaso yanjye gatareba asigaye ndareba nakabona ni mu mwijima, nakavuga ngo wamana wazafashe amaso yanjye gakareba abayikongo y'umugobo kandi amaso yanjye ubwo ngakuyahumura gakareba nakitegereza iyi misozi yose y'iwacu. nazaga kuvoma nakikorera ijerekani nagera hano nakaza gukura ibijumba narangiza nagateka ibijumba nagasaka ibindi nagatekeraho byamara gusa maze byamara gusa nagataha nagasigira iwacu bataha bakajya nanjye nakaza kwiga nataha nagahita nakaza kuzana ikibobo cy'inka. Munyakina rero ari umugabo bita Niyo namwubikizagaho umuhoro mu gutaha ku buryo ndatema ikibobo munyakina akakizamukana. Ubu ni ubuhamya bwa Niyibizi Emmanuel mwene Kavamahanga Emmanuel batuye mu mudugudu wa Kadehero akagari ka Nyakina umurenge wa Gashenyi ho mu karere ka Gakenke, uvuga uburyo kera afite inzozi zo kuzahinduka rwiyemezamirimo mu buhinzi n'ubworozi, ariko izo nzozi zikaza gukomwa mu nkokora nuko yaje gutungurwa n'ubumuga bwo kutabona nyuma y'uko abazwe mu mutwe. Kurikirana iki kiganiro wumva akaga uyu mwana yahuye nako. Umwana bite? Ni sawa. Ugiye gutangira utwibwira ubundi tugirane ikiganiro kigufi. Tuganire, hari ikibazo? Ngaho utangira utubwira amazina yawe. Nitwa Niyibizi Emmanuel. Niyibizi Emmanuel ufite imyaka ingahe? Mama ndafite imyaka 13. Ufite imyaka ingahe? Mama ndafite imyaka 13. Ufite imyaka 13? Ntago wavutse ryari subwa? Tubwire nta kibazo. Hari navutse ni 2003. 2003. Rero impamvu tugusuye hano twamenye ko ufite ubumuga bwo kutabona kandi byaje bigutunguye. Ubundi waje kugira ikibazo cy'amaso wiga mu kangahe? Niga mu wa mbere. Tubwire byaje bite? Byaje ufite najaga ku ishuri ubwo bwa mbere najya ku ishuri maze mitefatwa nakazandirika njyanye ntabwo ariko nongeye kuva ahundi papa bazaga gushakira abavuzi baramvura. Bya amaso se yatangiye kurya, tubwire ntabwo wari usanzwe uribwa mu maso cyangwa se amaso yawe ntabwo yari asanzwe agira ikibazo? Papa bajya gushaka abavuzi bwarankomye baje baramvura bikanga nuko papa yagiye gushaka abahetsi batabameka babanjanye Karambo bo banyohereza Inemba. Hanyuma se ubu ngubu tuvugana ubu ntabwo ushobora kubona n'ikintu na gitoya kuko umuntu akwitegereje mu maso arabona ashobora kugira ngo urimo kureba, ubu nta n'ikintu na kimwe urimo kureba? Ndi kuvugisha kuri nta n'ikintu na kimwe ndi kureba. None se ubwo ntabwo amaso ajya kurya? Amaso ni mazima nako kanza. Hanyuma none ubu iyo uri kumwe n'abandi bana se ntago bagenzi bawe ntago bagusereza bakakubwira nabi cyangwa se bakaguheza? Babambiraga neza. Hanyuma none uramutse ubonye nk'umugira neza wagufasha kwivuza amaso n'urugero, cyangwa se urabizi biciye kuri televiziyo hari abantu bavuga bati uyu muntu dushobora kumufasha kwivuza, ni iki wabwira abantu nk'abo gira icyo basaba muri make? Nabafasha yuko bamvura.
kugeza ubu rero tubwire ingaruka urimo guhura nazo, uko wumva umerewe kubera ko ufite icyo kibazo. numvaga mfite ikibazo cy'aya maso kuba natareba. hari ibitekerezo mba mfite mu mutwe mba ndi gutekereza ngo wenda amaso yanjye akazareba ryari. wumva ufite icyizere ko amaso yawe azagera igihe akareba? naza papa arya mu byo ngo naracunga amaso yanjye arebye, papa akambwira ngo igihe kizagera urebe. hanyuma nk'ubu ugiye guca mu gitondo ukabona warebye, isi wakwitwara ute? nakumva wenda afite ibyishimo. kubera iki? tubwire. nakumva afite ibyishimo kuva narebye. hanyuma se nk'umwana w'imyaka 16 hari impano uba ufite? ushobora kuba ufite impano yo kuririmba, ushobora kuba ufite n'indi mpano. wenda na mbere yo kugira ikibazo cy'amaso ushobora kuba wari ufite nk'impano yo gukina umupira, mbese udukino wakinanaga n'abantu cyangwa umukino ukunda. kugeza ubu nta mpano waba ufite? ntabwo nyifite, ndi gukina n'abandi bana hano. nta yindi mpano waba ufite usibye no gukina n'abana? nushaka useke nta kibazo. arya abana batera umupira wanjye nakawutera. ukunda gukina umupira se? ni iki ukunda mu buzima bwawe? cyangwa mbere yuko ugira ikibazo cyo kugira ubumuga bwo kutabona, uri ku ishuri wakundaga gukina iki? nakundaga kwirukana gukina imipira. ubu ngubu noneho nugira amahirwe ukareba, ni iki wumva uzakora mbere? ninjyamo n'amaso njye gakareba, ngiharika wenda nk'imigozi cyangwa ibigori cyangwa na za karoti njyanye zino ginangwa. nose ko nzaba afite ibyishimo kuba narebye. mu buzima busanzwe noneho bivuga ko ukunda umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. waba warigeze kubikoraho? ariko mu gihe ntinagahomye nazaga hari umuhungu kwa dufite hano bitaga nimba ritegeka, twakundaga gusingana imbagano hepfo, buri umuntu akiharika ikivi cy'imigozi, nawe akiharika ikivi cy'imigozi. ako ku ruhande tukatera ibiseke. ariko ukimara kugira ibibazo by'ubuhumyi ubu ntabwo ibyo byose ukibikora? ntabwo mbizi. none se wizera imana? imana urayizi cyangwa wumva bayivuga? ndayizi. uzi gusenga? urabizi ko imana byose yabikora. niyo tugiye muri bibiliya tujya tubona imana yaragiye ihumura impumyi. ujya wumva bivuga muri bibiliya? hano se ko batajya hano ngaho nabo barasinziraga. barasengeraga ngo wenda ngo ndeba. nawe se uzi gusenga? njyewe ntabwo nzi gusenga. ngize ngo aka kanya udusengere, cyangwa se usenga imana wisaba ko yakugirira ubuntu amaso yawe akazongera kubona. ntabwo nzi gusenga, cyeka iwacu nabo basengeraga. hanyuma rero tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu kugira ngo tuganirize na papa wawe. sinzi niba hari ikindi wumva watubwira, ikintu kikuri ku mutima ndetse n'icyo wasaba abadukurikiye. ariko numvaga amaso yanjye gahita gareba
numvaga gahita kareba uwo mwanya. urakoze kandi hari icyizere ko Imana izagufasha amaso yawe akongera kureba. Kavamahanga Emmanuel, umubyeyi w'uyu mwana ufite abana 7, yasabye abaterankunga kumuba hafi kugira ngo nibura arebe ko yabona ubushobozi bwo kuvuza uyu mwana, dore ko no kumubonera icyo kurya nabyo ari ingorabahizi ngo bimusaba kubanza kujya guhingira rubanda. twari tubasuye kugira ngo dusure uyu mwana wawe ufite ubumuga bwo kutabona. Twaganira byinshi, atubwiye ko byatangiye, birumvikana nkawe w'umubyeyi umurera hari imbogamizi nyinshi uhura nazo, hari ibibazo byinshi uhura nabyo. Ngira ngo tuganira na mbere yuko tujya kuri kamera, watubwiye amafaranga menshi wagiye tanga mu kumuvuza, ukagurisha amasambu. Tubwire ubu byifashe bite, tubwire amateka yose. Ubu ni ukuvuga ngo navuye Kigali bangarura Nemba, ngeze Nemba ubwo nkaza njya gushaka imiti mu Ruhengeri, nuko mugura za serumu umwana reka ariko amaso ganze kureba. Byatangiye bite? Yatangiye afatwa avuga ko ababara mu mutwe, hano afitaga mu mutwe nta handi. Ubwo bikomeza gutyo, nibwo namuhetse mujana Karambo, muvanye Karambo mugeze Nemba, nibwo yageze CHK. CHK baramubaga mu mutwe. Amaze kumubaga ubwo yagumye ku gitanda amara y'amezi 3 n'ibyumweru 2. Nibwo igihe cyageze bangara n'undi aho Nemba iwacu ngo riho ababaye, naho hamara amezi 2 n'ibyumweru 3. Mbona garuka kumugarura hano mu rugo. None ubu ngubu nubwo ari mu rugo n'ubundi amaso ganze kureba. Hanyuma kugeza ubu ni izihe mbogamizi cyangwa se nibihe bibazo urimo guhura nabyo bishingiye ku kuba umuhungu wawe afite ubumuga bwo kutabona? Imbogamizi mfite ubu ni ukuvuga ngo gushakisha agafaranga, ni ukujya ugahingira. Ubwo nkarakora nabona ko namugura igikoma, iyo ntabonye aho nje kuyahingira igikoma arakibura. Hanyuma si ibijyanye no kumusubiza mu ishuri byo urabiteganya ute? Ntabwo ajya mu ishuri kandi atareba. Oya, hari amashuri yabugenewe y'abafite ubumuga bwo kutabona ndetse n'ubundi bumuga abaho cyane, nuko abahenze. Ubushobozi bwo kumujyanayo ntabwo nabona bwo kumujyanayo. Wari ubizi ko amashuri ahari se? Ntabwo nari mbizi. Hanyuma se muri uyu mudugudu mutuyemo umaze kutubwira, hari abayobozi bajya babasura kugira ngo babe bakumva ikibazo ufite ndetse banakugira inama? Kuva nava Kigali nkazi Nemba bangaye mvuye CHK nta muyobozi rwansura hano. Ntawe. Hanyuma se ufite abana bangahe? Abana turi ni 7. Mufite abana 7. Uyu ni umwana wa kangahe? Bose hamwe ni 7. Ngira umugabo tukaba 9. Harya uyu musore wawe se ufite ubumuga bwo kutabona ni umwana wa kangahe? Nawe bose ni wa 7, reka akurikira uwa 3 mu b'imfura. Hanyuma rero ugiye kugira ikintu usaba abantu badukurikiye, abaterankunga, ugiye kugira ikintu basaba ariko urababwira mu magambo, ikintu uri bwibandeho urababwira ikibazo gihari, imbogamizi ufite, unagire n'icyo basaba. Icyo nabasaba nk'ubu nyine ntabwo areba, ntabwo abona, ubwo ari nk'inkunga bantera bayintera, kuko kuja ku musarane no kumujana kugaruka no kumugarukana ntabwo amenya mbese ngo bwakenanga burije. No kumujana mu kamugarura bwo iyo nagiye guhingira agafaranga, bene nyine basiga bamufashe bari kumurungika ngo bamujane ku musarane. Ubwo no kumuha ibiryo no kumanza bamuha isana kamanza yakabakaba, yamura kujya bakaje kuyibika. Ubwo abaterankunga bantere nkunga bamfasha bakamfasha, kuko ifaranga no kujya kurihingira, iyo ntagiye kurihingira igikomwa ntakibona. Isabune nayo no kujya kuyihingira, iyo itabonetse nuko nta kundi igikoma arakibura, isabune ntabe yayibona, no kujya kurihingira. Hanyuma rero tubwiye ko ibitaro herukamo ari bitaro bya Nemba mvuye CHK. Navuye CHK banyohereza Nemba. Hanyuma Nemba bakubwiye ngo iki?
nimba ubwo namaze y'amezi 2 n'ibyumweru 3 barambwa ni mugarure mu rugo ngo azicare mu rugo. Icyo nababwira ni uko tugiye kuhakorera ubuvugizi turebe ko hari abaterankunga bashobora kubafasha cyane cyane kuvuza uyu mwana. Ufite icyizere ko azakira? Icyizere ndagifite ko azakira. Mbonye abaterankunga icyizere nakigira, yakira agomba gukira. Murakoze. Namwe murakoze.